Tourmaline flask ni teremusi cyangwa igikoresho gikoreshwa mu kunywa ibinyobwa bitandukanye cyane cyane icyayi n'amazi. Nkuko byumvikana ari flask kibika ubushyuhe kikarinda ko ubushyuhe bujya inyuma y'icyo gikoresho. Akaba ari igikoresho gikozwe mu buryo bwa gihanga kandi bwo kuvura, kuko igizwe n'iby'ingenzi bifasha umubiri w'umuntu kwirinda zimwe mu ndwara, kubaho neza, yewe no kuvura zimwe mu indwara bita metabolic disease. Ni indwara zituruka ku mikorere mibi y'umubiri. Iyi Tourmaline flask igizwe n'icyuma, mu kinyarwanda biroroshye kuvuga icyuma ariko mu by'ukuri ntabwo ari icyuma nka fer. Ni ikinyabutabire kigize bakita Tourmaline, kikaba kigizwe n'imyunyungugu y'ingenzi irimo calcium, zinc, magnesium, potassium, silicium. Bikaba ari igikoresho kidashobora gufatwa n'ingesi kandi kiramba, ntabwo kigira garanti yo kuvuga ngo kizarangira iki gihe kereka ugikoresheje nabi ukacyangiza. Akaba ari flask ku rwego mpuzamahanga yakozwe hagamijwe gufasha abantu bafite ibibazo by'uburwayi butandukanye, kandi ikaba yizewe ku ruhando mpuzamahanga mu gufasha abantu kumererwa neza. Itandukanye n'izindi teremusi tumenyereye kuko ni flask ikoze mu buryo budafite ingaruka n'imwe ku mubiri w'umuntu, kandi igakoreshwa mu buryo bwo kuvura no kurinda no kubaho neza. Tourmaline flask yo ubwayo ibika ubushyuhe kandi ikarinda ubushyuhe buyirimo igihe kinini. Icya kabiri ni ko ibintu bigezemo byose bihinduka bikaba nk'umuti cyangwa bikaba nk'iby'umubiri ukeneye ku muntu uwo ari we wese, yaba ufite uburwayi yaba ushaka kumererwa neza, dore ko ihindura ikigezemo, igahindura icyo bita acidite yacyo, ikagihindura basicite. Ikindi niko iringaniza ibipimo bya acide n'ibya basic. Mu buryo buri scientific birumvikana yuko iyo mu mubiri w'umuntu harimo acide nyinshi, uwo mubiri uhura n'ibibazo bitandukanye by'uburwayi. Iyi teremusi rero igabanya acidite y'ibigeze muri iki kintu, ikayiringaniza kugeza ku y'umubiri ukeneye, bityo ikaringaniza ibyo bita pH, acidite na basicite. Amazi ushobora kuyavoma kuri robine cyangwa ukayavoma ku kindi kintu gifite amazi. Aya mazi Tourmaline flask yahindura amazi meza, ni ukuvuga ngo ikuramo indi myanda ikanayica, dore ko kariya kayungirizo kayo kifitemo uburyo bwo kwica microbe gakoresheje systeme bita infrared cyangwa infrarouge. Hanyuma kandi gafite ubushobozi bwo kuyungurura no gusukura amazi ku buryo y'amazi uyanywa ari amazi meza kandi asukuye. Afite ubushobozi bwo kugabanya ibyo bita radicaux libres. Radicaux libres zitera uburwayi butandukanye ku turemangingo kuko ni imyanda. Iyo myanda rero umubiri ushobora kuyisohora ikoresheje aya mazi wanywereye muri Tourmaline flask, kubera yuko afasha ibyo bita antioxidant, bityo turemangingo tw'umubiri tugakora neza. Niyo mpamvu ikoreshwa ku bantu bafite ibibazo biri metabolic cyangwa bashaka kwirinda indwara ziri metabolic, harimo diabete, hypertension, stress, obesity, ibinure byinshi, overlipidemia, overglycemia n'ibindi bibazo bitandukanye bishingiye ku mubiri ukora nabi. Niyo mpamvu Tourmaline flask iyo uyinywereyemo amazi cyangwa icyayi, iba yagihinduye amazi cyangwa icyayi umubiri ukeneye, bityo bigafasha uturemangingo tw'umubiri kucyakira vuba, bigafasha uturemangingo tw'umubiri kurekura imyanda, bigafasha uturemangingo tw'umubiri gukora neza, kuko ibyanyuzemo byorohereza umubiri gukora icyo bita permeabilité interne et externe. Ibyo bivuga ngo ibigeze ku turemangingo tw'umubiri, umubiri ushobora kubikoresha neza, bikawufasha kurekura imyanda, bikawufasha kubona intungamubiri, bikawufasha kuruhuka, bikawufasha no kwirinda ibindi bibazo bitandukanye byaba biri muri uwo mubiri. Ni nziza ku bantu bafite uburwayi bwa diabete, uburwayi bwa hypertension, uburwayi bushingiye ku mikorere mibi y'umubiri nk'ibibazo byo mu nda, constipation, indigestion, uburwayi bw'igifu, uburwayi bw'amara, indwara z'inzoka zitandukanye, kuko ikura imyanda mu mubiri, ikaringaniza igipimo cy'isukari mu mubiri, ikagabanya
ibyayinyuzemo, iby'unyweye byayinyuzemo, bikagabanya urugimbu cyangwa ibinure byinshi biri mu mubiri. Bityo ni nziza ku bantu bafite obesite, bafite hypertension, bafite diabete. Ikindi gikomeye niko ku bantu bafite ibibazo biri chronique, biba byarababase, birimo nk'ubunywi bw'itabi, igabanya ingano ya nicotine mu mubiri, ku buryo muri kwa gutuma igenda ikura imyanda mu mubiri, byayinyuzemo, y'amazi unyweye yayinyuzemo, cyayi unyweye cyayinyuzemo, gikura imyanda y'itabi, ibyo bita nicotine mu mubiri, ikagabanya ingano ya alcohol ku bantu bari alcoholic cyangwa bafite ingaruka za alcohol, ikagabanya ingano ya alcohol mu mubiri. Bityo Isobaniro Flask akaba ari thermos izwi igezweho mu gufasha abantu guhangana n'izo ndwara zikomeye zibasiye abantu mu isi ya none. Irakenewe cyane ku bantu bose, ari abashaka kubaho neza, kwirinda, n'abafite uburwayi butandukanye nk'uko nabuvuze. Nta kindi ukora, uyishyiramo amazi ukanywa, cyangwa ugashyiramo ugacugusa, wamara gucugusa ugatuzaho gatoya, then ukanywa. Iyo unyweye ibyanyuze muri Thomarine Flask, umubiri wawe ukora neza cyane nk'umuntu unyweye amazi ari pure potable, wakagombye kubunywa umubiri ukeneye. Ikindi niko itangira kugenda ikuraho bya bibazo byose navugaga mu mubiri, dore ko uturemangingo tw'umubiri tuba dukeneye gukora neza. Mu gihe uyikeneye wayisanga aho dukora mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura, muri etaje ya 3, umuryango 302, cyangwa ugahamagara kuri 0788 69 88 13, cyangwa kuri 07 8 50 31 6 4 9.